turagarutse bakunzi ba Mambo Sport TV, turagarutse n'inkuru nshya zigezweho muri siporo, inkuru itegerejwe n'abafana batari bakeya b'ikipe ya Rayon Sport ariyo Gikundiro, ikipe y'Imana n'abandi bakunzi ba ruhago muri rusange hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport rero imaze kwemeza ko yasinyishije ku mugaragaro umunyezamu mpuzamahanga ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Mali witwa Idrissa Kouyaté. Akaba ari umusore uje kwandika amateka mu ikipe ya hano mu Rwanda ariyo Rayon Sport. Cyane cyane muri Rayon Sport atangiye umwaka w'imikino ifite icyizere gikomeye cyane, dore ko ateganya guhereza abafana ba Gikundiro ibyishimo byinshi. Ngira ngo mbibutse ko ikipe ya Rayon Sport itangaje no muzamu nyuma yuko imaze gutandukana n'umunyezamu wayo wahoze uyifata ariwe Kadime Ndiaye muri sezo ishize ya 2024-2025. Uyu munyezamu Idrissa Kouyaté aje ari uje gusimbura umunyezamu rero yasezereye ariwe maze gutangaza haruguru ariwe Kadime Ndiaye ukomoka mu gihugu cya Senegal. Idrissa Kouyaté ni umunyezamu w'imyaka 26 ukomoka mu gihugu cya Mali. Yatangiye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga se cyangwa aho yahereye atangira ruhago akiri mutoya, agenda yigaragaza mu makipe agiye atandukanye yo mu gihugu cye cya Mali, aza no kugera hanze y'igihugu cye ajya muri Congo Brazzaville aho yagiye mu ikipe ya AS Leopard yo mu gihugu cya Congo Brazzaville. Ni umukinnyi uzwiho gukina neza mu marushanwa akomeye ya Afrika nk'urugero nka CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup, dore ko ikipe ya Rayon Sport n'ubundi iri kwitegura gukina ayo marushanwa. Idrissa Kouyaté afite uburebure bwa 1 na santimetero 85. Urumva ko ari umuzamu ushyitse kandi ufite igihagararo cyiza nk'icy'abanyezamu bagezweho muri ino si y'umupira w'amaguru. Afite amaboko arambuye cyane, amaso urumva aba ari tayari cyane ku mupira, dore ko ubushobozi bwo gufata imipira ayifata nk'umira cyangwa nk'ufata isasu, kandi murabizi isasu baryihuta byahatari. Uburyo no munyezamu Idrissa Kouyaté buryo ahagarara mu izamu buratanga icyizere cyane ko azafasha ikipe y'abafana benshi hano mu Rwanda ariyo Rayon Sport. Umwe mu banyezamu bake bafite clean sheets nyinshi cyangwa wafashe imipira myinshi itayigeze igana mu izamu rye, deko naho yakinaga yari umusitata ubanza mu ikipe. Rayon Sport imaze iminsi ikora ku buryo budasanzwe kugira ngo yongere imbaraga zayo imbere y'uyu mwaka, dore kuri kwitegura imikino mpuzamahanga. Binyuze ku rukuta rwayo rwa Instagram, ikipe ya Rayon Sport ariyo official Rayon Sport yemeje ko yamaze gutereka amakono ku masezerano n'uno mukinnyi ariwe Idrissa Kouyaté, amasezerano y'imyaka 2 akenera ikipe y'ubururu n'umweru ariyo Rayon Sport, azanyirana n'imenshi ya 2027. Urumva ko ari umukinnyi Rayon Sport yamaze gutangaza nk'umukinnyi wayo ugomba kuyifasha muri no season tugiye gutangira mu kwezi kwa 8, dore ko ikipe ya Rayon Sport izanatangira ihura na mukeba wayo ariyo APR Football Club bahoze bahangana
kuva na kera, dore ko ikipe ya APR yatwaye ikipe ya Rayon Sport igikombe cya shampiyona mu buryo butari busobanutse, n'igikombe cy'amahoro Rayon Sport yari yiteze ko nacyo ishobora kugitwara, ariko bikarangira bitagendekeye neza. Ibi byaje bikurikirana n'imyitozo yakoranye na ikipe mu minsi ishize, aho umutoza mukuru ndetse n'ushinzwe abanyezamu ariwe Ndayishimiye Jean-Luc Bakame ko bishimiye cyane urwego rw'uyu musore yitwaye, yafashe imipira myinshi, ikipe bahita babona ko ari umukinnyi ukomeye cyane ikipe ya Rayon Sport ibonye. Ushobora kwibaza ati ese ikipe ya Rayon Sport yaba yarabonye impano ki muri uno mukinnyi, cyangwa ikipe ya Rayon Sport irifuza mw'iki uyu mukinnyi agomba kuyifasha? Rayon Sport ikomeje guhangana, ikomeje gahunda yo gusubiza ikipe ku rwego rwo hejuru, dore ko iri no kwitegura imikino mpuzamahanga ifite intego yo kwitwara neza muri shampiyona ya hano mu Rwanda Premier League, kwigaragaza ku rwego rwa Afurika mu mikino ya CAF Confederations Cup. Ibyo byose bizasaba kuba ifite umuzamu ukomeye, dore ko kandi yamaze kumusinyisha ariwe Idrissa Kouyaté, muragenda mumubona ko ari umuzamu kabisa ushyitse. Ni umunyezamu uzi kuyobora bagenzi be, kandi burya muri system ya football igezweho nuko abakinnyi nk'abadefanseri, iyo ikipe ifite umuzamu ukomeye abagomba gukominikana nabo kugira ngo barusheho kwitwara neza. Kandi ikindi, ni umunyezamu uzwiho kuganiriza cyane no gusakuza cyane mu kibuga kugira ngo aganirize bagenzi be kugira ngo bakominikane, gahunda zose zikomeze kugenda neza. Kandi ashobora gutangira umupira yihuta ahereza ba rutahizamu kugira ngo babashe kubona ibitego. Nk'urugero nka ekipe iyo yakoreho counter attack cyangwa yari yapresinzwe, icyo akora we ashobora gutera ya mipira miremire igana kuri ba rutahizamu kugira ngo babone ibitego. Kandi ikindi, ntago akunda gutakaza imipira myinshi cyane cyangwa ngo akore amakosa hagati mu kibuga, kuko umunyezamu uri high level cyangwa uri kuri class yo hejuru. Icyo abafana bagiye batangaza kuri uno mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yatangaje ku rukuta rwayo rwa Instagram official Rayon Sport, ku mbuga nkoranyambaga abafana bishimiye ino nkuru. Nk'urugero nk'uwitwa Uwase Josiane yagize ati, uyu numvaga tumukeneye kuva kera, sinari nzi ko twaba dufite umuyobozi ushoboye gutekereza gutya akazana umukinnyi ukomeye uzadufasha mu mikino mpuzamahanga. Undi witwa Keve yagize ati, aramutse akinnye nk'uko nabibonye mu mashusho y'imyitozo, ntabwo Rayon Sport yazaba ikirya ibitego ku busa cyangwa itsindwa ibitego nyine ubona bidasobanutse. Ibyo ni ibitekerezo bya bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batangaza. Ibi byerekana ko hari icyizere gikomeye mu bakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunzi ba Rayon Sport, ku buhanga bwa Idrissa Kouyaté, kandi ko abafana bamwakiriye nk'intwari cya ikipe ibonye. Abandi barasaba ubuyobozi gukomeza gushaka n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye. Idrissa Kouyaté aje mu ikipe ya Rayon Sport irimo kongera kubaka ekipe ikomeye izahangana n'ama ekipe nka APR Football Club nka mukeba wayo Kiyovu Sport bahoze bahanganye kuva mu myaka
ya za 60 ndetse na AS Kigali izwiho guhangana. Hari n'abandi bakinnyi baje mu ikipe ya Rayon Sport nka Mohamed Chiri akaba akomoka mu gihugu cya Tunisia, we yamaze no gusinya, ndetse na Hamsher, ikipe irimo kuvugururwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo izitware neza mu mikino mpuzamahanga. Ese Gikundiro igiye kwisubiza igikombe cya shampiyona idaheruka gutwara, dore ko igiheruka mu mwaka wa 2019 ari nabwo Rayon Sport yagiye no mu mikino mpuzamahanga ikitwara neza, ikagera mu mikino, ikagera mu matsinda ndetse ikanayarenga, ikagera muri 1/4 kirangiza. Ezekiel azaba muzamu uzibukwa mu mateka ya Rayon Sport. Ibyo byose nibyo utegereza. Ibi nibyo twari twabateguriye kuri Mambo Sport TV channel yanyu ibagezaho amakuru meza asesenguye. Turabashimiye ko mwatugereye, tuzibagirwe gukurikirana ibindi biganiro byacu. Icyo usabwa no gukanda kuri like, ushyire comment hasi, utubwire icyo utekereza kuri Idrissa Kouyaté. Ese ni umusimbura mwiza wa Kadim Ndiaye wamaze gusezererwa, cyangwa nawe azafunga izamu Porondo? Turahari buri munsi tubagezaho amakuru agezweho mu mikino. Tubaye tubashimiye, mwibuke gukora subscribe kuri Mambo Sport